Shalom, shalom, hobe cyane. Ndabaramukije mu izina rya Yesu, Imana ibahe umugisha. Uyu ni wa mwanya mwiza w'isengesho ryanjye, isengesho ryawe, umwanya wo kwegera Imana, umwanya wo kuganira n'Imana no gusabana n'Imana, twinginga Imana, tuyibwiza ukuri, tuyitakira. Uyu munsi turasengera rero mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 58 umurongo wa 11. Haravuga ngo Uwiteka azajya kuyobora, azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa. Ngo Uwiteka azajya kuyobora, ngo azahaza ubugingo bwawe mu bihe by'amapfa. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari amapfa ajya mu buryo bw'umwuka, hari amapfa ajya atera mu buryo bw'umwuka, ubugingo bw'umuntu bukinjira mu mapfa, ubugingo bwacu bukonda bukananuka, umuntu wacu w'imbere akonda akananuka. Ayo mapfa y'umwuka aragatsindwa, biragatsindwa ko ubugingo bwacu buhura n'amapfa bukananuka. Ijambo ry'Imana rero ngo nzahaza ubugingo bwawe mu gihe cy'amapfa. Haleluya. Nshuti y'Imana, isengesho ryanjye ry'uyu munsi ni ukubwira Imana ngo Mana, ndakwinginze nyobora, ongera unyiyoborere, unyobore mu nzira zawe, unyobore mu nzira zitunganye, unyigishe inzira nkwiriye kunyuramo. Haleluya. Imana itwiyoborere, inyobore, ifate ukuboko inyobore, igufate ukuboko ikuyobore muri ibi bihe bigoye, ibihe by'ubuhenebere, ibihe by'intambara, ibihe by'ibibazo, ibihe isi iri birakurura ijyana itwishyira, ibibazo birakurura, amajwi arakurura, hari byinshi biri kudukura ku Mana, hari byinshi biri kutwigizayo, hari byinshi biri kutujyana kure y'Imana, biri kudukura mu nzira. Ariko iki ni igihe cyo guhagarara tugatabaza Imana, ngatabaza Imana, ugatabaza Imana, ukavuga ngo Mana, ayinda kwinginze, mfata ukuboko unyobore, nyiyoborera data wera. Umuririmbyi aravuga ngo rero arima ngo Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Mwami, kubaho ntagufite bintera ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha kugeza no mu rupfu vuba. Haleluya. Umuririmbyi arabyitegereza, areba icuraburindi ririmo riracura ku isi, areba umwijima, areba intambara, areba ibibazo, areba uburyo arimo aratugwatugwa n'umwanzi, amukura mu nzira, amunaniza. Arangije aravuga ngo Imana y'ukuri komeza kunyobora, urancishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka, urancishe mu nzira yo kugutunganira. Inzira ziri imbere yanjye ni nyinshi, ariko ni inzira zitarimo gukiranuka, ni inzira zidakora ibyo ushaka. Ndakwinginze nyiyoborera, ibyanyobora ni byinshi. Ijambo ry'Imana ko tutayoborwa n'ibyo tureba, ahubwo tuyoborwa n'umwuka. Haleluya. Hari ibyo turebesha amaso bituyobora, hari ibyo urebesha amaso bikuyobora, hari ibyo wumvisha amatwi bikuyobora, hari abo uhura nabo bashaka kukuyobora. Umuntu wese agashaka kugutwara aho ashaka, agashaka kukwereka inzira ashaka, akakunyuza aho ashaka kunyura, akagukura mu nzira yawe, akakunyuza mu nzira ye. Ubuzima bukagukura mu nzira bukakwerekeza mu kindi cyerekezo, ukava mu cyerekezo cy'Imana, ukava mu masezerano, tukava mu nzira y'Imana. Tugiye kwinginga Imana, ubwira Imana ngo Mana, yobora ubuzima bwanjye, ongera umfate ukuboko unyobore. Mwami, kubaho ntagufite binteye ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha no kungeza mu rupfu vuba. Kuba kure y'Imana bitwinjiza mu rupfu vuba, kuba kure y'Imana bitwinjiza mu irimbukiro. Nshuti y'Imana, iyo twatandukanye n'Imana ngo tuba twatandukanye n'ubugingo, tugatandukanwa no kurama. Nshuti y'Imana, komatana n'Imana nibyo biduhesha ubugingo. Tugiye kwinginga Imana, ubwira Imana ngo Mana, hari ibyanjyanye kure yawe, hari abanjyanye kure yawe, nararongotanye, nagiye mu bidafite umumaro, narahumanye, ariko nkugarutseho. Ndakwinginze, fata ukuboko unyobore mu nzira yawe, inzira yo gukiranuka, inzira yo gukora ibyo ushaka, inzira yo kuvuga ibyo ushaka. Unsubize mu mugambi wawe, unsubize mu isezerano, unsubize hahandi wanyifujeho kuva kera. Ngo kandi nzahaza ubugingo bwawe mu gihe cy'amapfa. Ubwira Imana ngo Mana, gaburira ubugingo bwanjye, ongera ubuhaze muri iki gihe cy'amapfa, muri iki gihe cy'ubuhenebere. Ubugingo bwanjye iki gihe buguye umwuma, iki gihe buguye isari, ongera ubuhaze, ongera uhaze ubugingo bwanjye ibyiza, ongera uhaze ubugingo bwanjye ibinezeza, ongera uhaze ubugingo bwanjye umunezero. Nongere kunezerwa n'agakiza, nongere kunezerwa no gusenga, nongere kunezerwa gusoma ijambo ryawe, nongere kwishimira kujya mu nzu yawe, nongere kwishimira
kugukorera. Ubwira Imana ngo Mana haza ubugingo bwanjye, ubugingo bwanjye buronze, ubugingo bwanjye burashonje, haza ubugingo bwanjye. Imana ihaza ubugingo bwawe, ngo nzahaza ubugingo bwawe mu gihe cy'amapfa. Haleluya. Ngo azakomeza amagufwa yawe. Ubwira Imana ngo Mana ongera ukomeza amagufwa yanjye, ongera unkomeze, ongera umpagarike, ongera umpagarike Mana, amagufwa yanjye yakomeze. Dawidi nawe bivuze neza avuga ngo amagambo yawe ameze nk'inkota mu magufwa yanjye. Nshuti y'Imana, hari ibyo duhura nabyo bikinjira mu magufwa yacu bikamera nk'inkota, bikayamunga bikayamenagura. Ubwira Imana yongere igukomeze, ikomeze amagufwa yawe. Nshuti y'Imana, haravuga nanone ngo uzamera nk'urutoki rwuhirwa kandi uzaba nk'isoko y'amazi adakama. Ngo uzamera nk'urutoki rwuhirwa igihe amapfa azaba yateye, igihe izuba rizaba ari ryinshi, igihe nta mazi azaba ahari, igihe amasoko azaba yakamye. Kuko we wizeye Imana, wakoreye Imana. Iyo usomye uturutse hejuru haravuga ngo niwihotorera abashonje, ugahaza umunyamubabaro, ukita ku barushye n'abaremerewe, ugakora ibyiza, ngo nibwo nzagukorera ibyo. Kuko uzaba warakoreye Imana, woromatanye n'Imana. Ngo abandi igihe bazaba ari mu mapfa, wowe aza urutoki rwawe ruzamera nk'urwuhirwa, ngo kandi uzaba isoko y'amazi adakama. Reka dusenge muri aka kanya. Ubwira Imana ngo Mana, isengesho ryanjye ry'uyu munsi ndakwinginze, mfata ukuboko unyobore. Mwami, kwaho ntagufite binteye ubwoba n'amaganya kandi bibasha no kungeza mu rupfu vuba. Ndakwinginze ongera unyobore mu nzira yo gukiranuka. Narorongotaniye kure, nayobowe n'amaso, nayobowe n'ibyo ndeba, nyoborwa nabo mvugana nabo, nyoborwa nabo nahuye nabo, nyoborwa n'amarangamutima. Ndakwinginze Mana, fata ukuboko unyobore. Senga muri aka kanya. Data, mu izina rya Yesu, Mana, turi imbere y'amaso yawe. Ndaguhendahenda mukunzi mwiza, ndakwinginze Mwami Imana y'ukuri, komeza kunyobora. Fata ukuboko unyobore, uncishe mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Byiringiro bizima Data, Mana nkugarutseho. Narorongotanye, twarorongotaniye kure, twagiye kure Mwami, twagiye mu bidafite umumaro, twarorongotaniye mu byaha Mwami w'abami Data wera. Ariko tukugarutseho, kwaho tutagufite Mana, biduteye ubwoba n'amaganya, ndetse byabasha no kutugeza mu rupfu vuba. Ndakwingize Mwami wanje, fata ukuboko unyobore, tuyobore Mwami. Yobora urubyaro rwacu, yobora abavandimwe bacu, yobora abatware n'abafasha, yobora ababyeyi bacu. Ndakwinginze ongera uyobora ubwoko bwawe, ongera utwiyoborere Mana. Uhaze ubugingo bwacu mu gihe cy'amapfa. Reka hagire ubugingo buhembuka muri iki gihe cy'amapfa. Ubugingo bwari buhebye, ubugingo bwari bwihebye, bwari buguye isari, bwari buguye umwuma. Ongera uhaze ubu bugingo, haza ubugingo bwanjye, haza ubugingo bw'abana banjye, haza ubugingo bw'abacu, haza ubugingo Data wera. Imana yongera ihaza ubugingo bwawe. Imana ihembura ubugingo bwawe. Imana ihembura ubugingo bw'abera. Data, hembura ubugingo bwari buguye umwuma, hembura ubugingo bwari buguye isari, hembura ubugingo bwari bwihebye, hembura ubugingo bwari burimo buragana mu rupfu. Mu izina rya Yesu turatura ubuzima. Ijambo ryarambwira Data ngo ubihumekera mu mwuka wawe bikabaho, bikaremwa Data. Mana nziza, reka umwuka wawe winjire muri ubu bugingo, buhembuke bube buzima. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami, twakiriye guhembuka, twakiriye ubugingo buzima, twakiriye guhazwa, twakiriye gukomezwa. Amagufwa yacu akomezwe, amagufwa yakomezwe, yakira imbaraga Data. Niwowe uha imbaraga abatendebutse, abacitse intege wongeramo imbaraga Data wera. Mana ikomeye, ugakomeza amava asukuma. Komeza mwene Data, reka umwongeremo imbaraga, yongere kunezezwa n'agakiza kawe, yongere kwishimira kujya mu nzu yawe, yongere kwishimira gusoma ijambo ryawe, yongere kwishimira kugukorera. Mu izina rya Yesu ongera utunezeze Mwami. Urakoze Mwami Yesu, urakoze byiringiro bizima. Ndakwihaye, turakwihaye, tuguhaye ibyacu n'abacu. Utwiyoborere uhereye none, dusubize mu nzira. Subiza mwene Data mu nzira,
data, subiza mwene data mu isezerano, subiza mwene data mu muhamagaro, subiza mwene data wamuhamagariye, musubize mu rugo rwe, mwinjize mu rushako rwe, musubize mu kazi ke, muhesha akazi, musubize mu ishuri, muhesha ishuri iringiro bizima, reka umusubiza muri business ye. Mwami w'abami data, hamwe wamwiteguriye kera, umwanzi yaje akamunyaga, akamwirukana, akamusohora, akamukura mu nzira. Ndakwinginze data wera, rambura ukuboko kwawe, hagira umuntu usubira mu nzira, hagira usubira mu muhamagaro, hagira usubira mu bye, asubire mu be, hagira umuntu uhuza nabe, hagira umuntu uhuza n'abana be, hagira umuntu uhuza n'urugo rwe, hagira umuntu uhuza n'akazi ke, hagira umuntu uhuza na sante ye, n'izina rya Yesu. Aho twarorongotaniye, aho barorongotaniye, ukuboko kwawe kuba kureyo. Ijambo ryarambwira ngo kubw'urukundo wadukunze ruhoraho, nicyo cyatumye dukuruza ineza yawe uratwiyegereza. Reka ineza yawe ibazane n'izina rya Yesu. Akira guhembuka k'ubugingo, akira guhembuka k'umwuka, umuntu w'imbere ahembuke n'izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wakire kuyoborwa n'umwami, subira mu nzira n'izina rya Yesu. Haleluya, urakoze mwami Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza. Komeza ubwira Imana ngo Mana ndakwinginze fata ukuboko. Nugera aho bikunaniye ubwira hamagara umwami, ubwira ngo mwami wanjye fata ukuboko unyobore, kwaho nagufite binteye ubwoba n'amaganya. Nugera ahantu byanze muhamagare ngo nyobora. Nugera aho utabona inzira mubwire ngo nyobora. Nugera aho utabasha kurembera mubwire ngo nyobora. Nugera aho ubona nta gisubizo mubwire ngo nyobora. Arahari ku bwawe ngo nzakuyobora. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibatangaze. Wakire guhemburwa, umuntu w'imbere ahemburwe, ubuzima bwawe bw'amasengesho buhemburwe, umuntu w'imbere ahemburwe, abawe bahemburwe, ibyo bihemburwe mu izina rya Yesu. Imana ibagirire neza, ndabakunda cyane. Bye bye.